nta muntu wahora akora ibintu bizima igihe cyose. Hari aho umuntu ategwa agakora ikosa, ibyo birumvikana. haba hatarashira igihe kinini rya kosa rigasubiramo, uwarikoze akaba ari usubiramo, nkongera ariko ko wongeye ibi warabikoze ubushize, wowe ubwawe uravuga ngo ni ikosa bisabira imbabazi, ko wabisubiyemo se, ko wabyongeye, ati ni amakosa ntabwo nzongera. umunsi waba utararenga akaba yongeye, mu gitondo ko wasabye imbabazi ukavuga ngo ntuzongera, byagenze gute? bya bindi nibwiraga ko ari ibisanzwe by'amakosa, abantu bakora amakosa nk'abantu, burya ni uko duteye, ni uko biteye, ni uguhora ahubwo tuyasubiramo. nta nubwo ari ikosa rindi rishya yakoze, ni rya rindi yasubiyemo. aho haba hari ikibazo cye, mwarabisuzumye musanga ari ikibazo cye, kuko nanjye se ndabibonera umutima, nashaka kugerageza kubyumva, ntabwo ndabyumva neza. umuntu yasubiramo umuntu X, umuntu umwe yakoze ikosa rimwe, the same person asubiyemo rya kosa inshuro zitabarika buri gihe, ibyo biba bikiri ikosa, biba byabaye uko nibwira, biba byabaye umuco, niko bimeze. ariko se navuga ngo ni nako abyumva, kuko aba yabisabiye imbabazi, aba yumvise ko yakoze ikosa, aba yanasezeranije ko atazabisubiramo, ni ukuvuga ngo arabyumva rero. ariko icyo ntarumva jyewe ni ukuvuga ngo wabihoramo, wakoze ikosa rindi rishya, ejo ukongera ugakora irindi, ibyo numva ari ibisanzwe, abantu bakora amakosa. ariko gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi, ukavuga ko ugiye kubihindura, ukongera ukarisubiramo, ntabwo njye mbyumva nk'uburyo bw'abantu bakora amakosa mu buryo busanzwe. biba byabaye ikindi kibazo. ibyo rero niba ari byo twageragezaga kumva, tugafashanya, tukabishakira umuti. ibi byose byavuzwe ni amakosa asubirwamo buri gihe by the same people, n'abantu bamwe, cyangwa se abantu bamwe bishobora kuba umuntu runaka, ariko abantu bamwe binavuze noneho abiswe abayobozi. niba ari muri uyu mwanya nk'umuyobozi, ugakora ikosa, ejo ukarisubiramo, ejo bundi ukarisubiramo, haba hari ikibazo cy'uko wenda wowe, muri wowe hari ikibazo nawe utumva neza, ugomba guhindura. ariko noneho wavuye muri wa mwanya hakajyamo undi nawe agasubiramo ikosa rimwe, akarisubiramo nawe, kandi ubundi abantu baratandukanye, ntabwo abantu bateye kimwe, dufite imyumvire itandukanye, dufite imikorere itandukanye, dufite umwimerere utandukanye.
ariko kuba nakora ikosa uyu munsi ndi hano nkarisubiramo ejo nkarisubiramo ejo bundi nkarisubiramo, ubundi bwa mbere nijye nk'umuntu hari ikibazo, ariko unyigijeyo hakaza undi agahagarara nawe agasubiramo ikosa nk'iryo nakoraga, ubwo ikibazo murumva kiri hehe? Kiri kuki nasubiramo amakosa mu buryo bumwe nk'ubwo uwo nasimbuye yakoragamo amakosa? ubwo byumvikana bite? mubyumva mute mwebwe? nimwe mbaza. ikibazo kiri muri twe nk'abanyarwanda, kiri muri twe nk'abandi ntiriwe mvuga, mbyihorere mbigire iby'abanyarwanda gusa. ubwo dufite ikibazo ki? kandi uko mwicaye aha mwese, abayobozi mwicaye aha mwese, ntabwo navuga ko mutumva inshingano n'ibikwiriye kuba bikorwa. ntabwo navuga ko murabyumva pe, muranandusha no kubyumva. ariko jye aho bigeze niyo mpamvu mbaza ikibazo nk'iki ngiki. mu byo bavuze reka ngire ibyo ntangaho ingero z'amaporoje. bavuze igenamigambi rituzuye mu igenamigambi hari ibintu nka bitatu bifite ikibazo. kugena imigambi ntuyihuze n'ibikorwa bigomba kuba bikorwa muri iyo migambi, ntushobora kugira icyo ugeraho, cyangwa se uzakigeraho biguhenze pe. bigomba kujyana. icyo ni kimwe. hariho noneho no kutagena imigambi cyangwa kugena imigambi nabi. ikibazo cya mbere navuze, niyo waba wagennye imigambi neza uko bikwiye ariko utayihuza n'ibikorwa bigomba gukorwa kugira ngo hagire ikiva muri iyo migambi, icyo ni ikibazo ubwacyo cy'umwihariko nagishyize uruhande. ariko noneho ndababwira ngo hariho n'ikibazo cyo kugena imigambi nabi cyangwa kutagena imigambi, ukibwira ko hari icyo uzakora kiguha ibyo wifuzaga. ntabwo bishoboka. ntushobora gukora ibintu utateguye imigambi yabyo ngo ugire icyo uvanamo gikwiriye. cyangwa se nabyo mwabivuze rwose, mwabivuze neza, nateze amatwi nabyumvaga, navuze ibikora ibyo tubayemo imyaka ingahe ngewe mbona ubu noneho hagiye guhinduka iki? kubera ko mwabisobanuye neza niko bimeze. cyangwa se urugero, ni bande bava mu karere aho umuvumburi, porojegiti ijyana n'umuvumba,
ni bande haguruka n'undi ninde nawe haguruka ndeba mufite mudahaguruka ariko bagiye muvuga muhagurutse icara nimurambirwa no kwicara poroje y'umuvumba yagomba gukora ibintu bibiri numva mbyibuka yagomba gukora irrigation nibyo igatanga n'amazi okay ibyo byombi byabujijwe n'iki byarahujwe kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri ugakurikirana kimwe udakurikirana ikindi cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga. Your Excellency nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe part imwe ya irrigation ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegereye. Burya rero mufitemo no kwibagirwa ibyo nabyihoreye atari byo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate mwibagirwa mute abayobozi mwakwibagirwa mute kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi byashoboka bite kuba hari proje iri aho ireba abaturage irimo components barizo zose ni ukuvuga ngo niyiguma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose no muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa icyo ni ngombwa urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingambi nshya ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho cyangwa cyo kutavugana abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma mwibagiwe mute mwibagiwe poroje mu by'ukuri mwibagiwe poroje mwagomba gukora nicyo bivuze. Yego kuko ibyo byari bagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho bisaba rero ko twongera guteganya ahiva ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nko mu bivuze koko kutavugana mu byo twinenze inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano ntabwo mwari mubizi cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba nukuri gute mu byo twinenze ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura ntabwo rirenga ntabikubwiye.
ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere yanjye. Mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora musubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari kwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagombaga gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagombaga kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma hari icyo wongeraho. Mwari muri he byagiye kuba muri? Murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. Ariko gerageza umpe niba usobanuro buke buvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? Ni amakosa yacu Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora bibiki? Ikibazo kibiki? Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka. Buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera. Cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare. Nibwira ko ari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite, wenda najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki? Mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye wenda